kimamagaje Tigo. Sinanzi yewe. Wumvaga ari nk'igiti. Ntago so umuntu musanzwe muziranye. Numvisha nza amazina ariko misemo bika blacklist. Ganyibwira akajambo keza muri kano kanya rero turaze konya gusura mu kanya. Yes, where is gentlemen, rekarizere ko mumeze neza cyane rero mwebwe mugenda mukurikira Niho TV, ni channel shyashya, channel igenda icaho challenges zigiye zitandukanye. Ese nawe afite umukunzi uyu munsi rero wakibaza ngo ngiye kukuzanira nde? Uyu munsi ngiye kukuzanira wa musore wanyu yitwa Mvava. Muramuzi cyane, afite umukunzi. Ese we umukunzi we aramwemera? Ngayo rero agiye kuma nimero ye, mamagara umukunzi we tuze kumva ko umukunzi we ari buze kugira ute, ari buze kudusubiza. Ibintu ni God fine. Allo? Hello? Oui, mwaramutse. Makuru. Meze neza. Nitwa Dieudonné. Nitwa Dieudonné. Nani tuvugana? Aha. Barakuborotse. Mbivuga. Kike kumwana uri seri. Ari seri. Ahubwo uramwandikiye. Uramwandikiye. Allo. None se Aneti ko wari wanze kutuvugisha? Ko wari uduhorodinze? Umuntu waruhamagariye maze ngombwa ko mufata. Ni sheri waruguhamagaye se? Aneti. Okay, none se? Da ufite sheri. Ufite sheri. Aneti. Oui. Ufite sheri. Ufite sheri. Ngombuki. Nakubajije. Allo. Ndakumva. Ni ufite sheri. Ese birakureba. Kubera iki? Niba mufite ibyo birakureba. None se uri proud ya sheri wawe? Ngo? Uri proud ya sheri wawe? Arakupye. Sheri. Tugana ni time urayifata cyangwa se nabwo hano. Yabyanze. Vava, kuba sheri wawe yanze kuvuga ko afite sheri akamya ko bitandiye. Nkaho ubwo utekereje iki? So, ikintu nirekereje mbere na mbere nuko mbizi neza ko ari umuntu w'isheri cyane. Kubera ko kukubaza ati kucyuma amaga cyangwa se kumva ko nta kintu afite cyo kuvugana nawe. So ntabwo ajya apfa kwitaba abahungu bari bose nicyo kintu nzi. Ubona se ko atitaba abahungu bari bose biterwa nuko ari urukundo gukunda cyangwa nuko baba batagize. Dore ngo warahamagaye ngamugize. None ikintu ugiye gukora ugiye kumwamagara ubwiye ati ko naguhamagaye ngasanga uri busy wari uri kuvugana nande kugira ngo twizere ko urete nagora nese geza aba busy watira muhamagara kubaza ibyo kumubaza igihe twavuganaga uretse gumyutinga taraho urumva igihe twavuganaga umaze ngo ko mukanya telefone yawe yari iri busy wari uri kuvugana nande nta kibazo kuko ubwo nibwo buryo bwonyine busigaye mushyira. Allo? Aramutse. Ko mukanya nkuhamagaye ngasanga uri busy wari uri mu bice. Ni anti yarantumye ahantu ibintu ndamufatira. Uhamagaje Tigo se? Oya, nimero yanjye. Kimamagaje Tigo. Sinanzi yewe. Wumvaga ari nk'igiti. Wumvaga ari nk'igiti. Ndarize se? Ngo fesheri. Niba mufite ibyo birakureba. Cyangwa si wowe. So janje ijwi ryanjye ryawe. Musubiye mana yanjye. Ntago so umuntu musanzwe muziranye. Numvisha nza
amazina ariko mpisemo bika blacklist. cyangwa ni shere wawe shaho hashize cyangwa ukari wo muri kumwe ubu ngubu. Akareka mbabarira. None se Dari akazi kameze gate? Akazi kameze gate? Karaho nyine none so ko anyihoreye urimo kwivugiraho Dari. Dari ntabwo nangeze nanga kukwitaba nuko hari undi muntu wari uri kwikoresha atari ngewe. Ingo? Ayivugiraho? Yari arimo simbizi ibyo yari kwikoresha ariko ntabwo ari njye wari uyifite. Yayivugiragaho ntabwo cyari koroweti. Ntabwo ari ngewe wari uyifite. Yanyibwira akajambo keza muri kano kanya rero turaze kongera gusubira mu kanya. Ndagukunda. Ndagukunda Dari. Bye. ngayo nguko rero Vava umugore we aranutse mwabyumvishe mwese umugore utagira dusipurine ngo ni ikintu kandi ndi umuntu uwo mugore wawe so kugutsine wabyumvise yaretse ariko reka maze ngubwire bimwe nakubwira ikintu ngubwira umuntu utuka umuntu atazi uretse ibi biganiro twe twaragiye kubikora sibyo twara making sure neza ego so bivuze ngo nkuko nakubwira ariko aranutse yes hari abayashyizeho my darling wa Vares ubona ikiganiro umamagara uza kunsaba iki imbabazi oya ziki se aza kusaba imbabazi naganutse yanagukize blacklist kugira byemere ikibazo ikikwereka umuntu utarigize ute utari seriye urukundo ari se arakundana nawe se uburi umva ngo uyu mukunzi wawe ahubwo hanyuma yahana ego ndategura kantu ngengura kantu cyangwa kwigwera sawa ciao rero mwese nababwira ngo wowe utarakanda subscribe like share comment kuri Niho TV kugira ngo tujye tubana buri munsi challenge zigiye zitandukanye nawe rero ushobora kutwandikira cyangwa se ukandika comment hasi tukaza kuzisoma kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 nawe mukunzi wawe aragukunda nimba nawe ushaka ko shere wazanuka ubyandike muri comment